bwira umwanzi ngo nakwishime hejuru kubera ko ari gakondo Yesu Kristo yagusezeranyije. Ugomba gufata aka kanya, hari ibyo ugomba gusingira, hari revo Yesu agomba kukuzamuraho, hari ikirere Yesu agomba kugushyiramo, yaba mu buryo bw'umwuka yaba no mu buryo bw'umubiri. Haleluya, Imana ishimwe. Etopifo enedra, Imana ihimbazwe. Ndagira ngo uyu munsi ubwire Satani ngo inyishima hejuru kuko ari gakondo yanjye, Uwiteka yavuganye nanjye. Tukiri mu butayu, tukiri Kadeshi Baruneya. Yo topifo ezetabinima sone kutayasire, hari gakondo Yesu yavuganye nawe ukiri Kadeshi Baruneya, ukiri kuri cya gikumba. Haleluya, zotayasire, ukiri kuri cya gicaniro, hari gakondo Yesu yavuganye nawe. Izo mbaraga, iyo gakondo Yesu yavuze ku buzima bwawe n'uyu munsi iracyahari. Wamere Imana icyubahiro. Hari gakondo Imana yavuganye nawe. Wowe Kurikirana Umuhamya ni Yesu TV aho uri hose ku isi hose. Imana ibahe umugisha. Amen. Yesu yanduzacyo. Yesu ahimbazwe cyane. Hari ibiteye ubwoba biri ku buzima bwawe, ariko uyu munsi Yesu Kristo akura ibiteye ubwoba ku buzima bwawe. Muririmbyi aratubwiye ngo twari imbohe za Satani, ngo twari mu mibabaro. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo twari twaraboheshejwe ingoyi, ngo Yesu aratubohora. Hari ingoyi zari zarakuboshe, zari zaraboshe ubuzima bwawe. Haleluya, dozene minitaye. Hari karande zari zaraboshe ubuzima bwawe, cyangwa se hari karande ziboshe ubuzima bwawe. Zotapifo enekutari. Ariko uyu munsi Yesu aravuze ngo izo karande nizihagarare. Uyu munsi Yesu aravuze ngo izo karande nizirangire. Uyu munsi Yesu aravuze ngo izo karande niziteshwa agaciro. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe kubw'aka kanya keza Yesu Kristo aduhaye. Yesu akugirire neza. Yesu uyu munsi aravuze ngo izo karande zari zikuboshe nizishwanyagurike. Ubwo buzima bubi niburangire, uko kutabona icyerekezo nibirangire, uko kudashaka nibirangire, uko kutabona urubyaro nonaha nibihagarare. Topinima zone menifo bihagarare. Izo ndwara zakubase uhereye uyu munsi nizihagarare. Ibyo bitero byakurwanyije Yesu avuze ngo nonaha ngo nibihagarare. Yesu ashimwe cyane. Ngo twari imbohe za Satani, ngo twari mu mibabaro. Yewe mama, hari imibabaro urimo. Yewe muko, hari imibabaro urimo. Haleluya, wa mugabo, hari imibabaro urimo. Birashoboka ko ari imibabaro y'urushako, birashoboka ko ari imibabaro ndetse yo kudashaka, birashoboka ko ari imibabaro yo kutabyara. Ariko uyu munsi Yesu aravuze iyo mibabaro nirangire. Mvugira ngo amen. Birashoboka ko ari imibabaro y'inzara, ariko uyu munsi Yesu aravuze ngo iyo nzara nirangire. Haleluya, Imana ihimbazwe cyane. Wamere Imana icyubahiro ko ari byo Yesu aje kurangiza. Wamere Imana icyubahiro ko ari amateka Yesu aje kurangiza ku buzima bwawe. Hari intambara aje kurwana, hari ibitero aje gusenya. Yesu aje kwesha icyubahiro ku buzima bwawe. Imana ihimbazwe cyane. Ngo nuko Yesu atubohora ingoyi. Hari ingoyi Yesu aje kukubohora. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana ihimba
himbazwe kuko Yesu Kristo hari ingo yaje kubohora ubuzima bwawe muri aka kanya. Imana himbazwe ko hari ibiteye ubwoba Yesu aje kurangiza, nawe akakuremera amateka, nawe akagukura ku musozi. Umva wa musore, hari umusozi w'igisuzuguro wari uriho, wa mugabo hari umusozi w'igisuzuguro wari uriho, hari umusozi w'ubukene, hari umusozi wo kutabona akazi, hari umusore wo kwiga ndetse warangiza ukabura ubwenge. Yesu aravuze ngo uwo musozi nuriduke. Yesu aravuze ngo uwo musozi nushwanyagurike. Wa musozi we wiyita iki ku mugaragu wawe, ku mugaragu wanjye? Wa musozi we wiyita iki ku mugaragu w'Imana? Uyu munsi Yesu aje kukubohora. Yesu azanye fiance ku buzima bwawe. Uyu munsi Yesu hari iminyururu acagaguye. Iminyururu yari kuboshe, na wundi wugiraga indwara buri munsi ni kanaka, ariko nonaha Yesu aravuze ngo arabirangije, asize iherezo. Ibyari bikuboshe Yesu abikuyeho, ibyari bikuremereye Yesu atesheje agaciro. Topinima zodaminifo. Imana ishimwe. Yesu akuyeho ibyo bigeragezo, akuyeho ibyo byaha ku buzima bwawe. Twaririmbye indirimbo iratubwira ngo twari imbohe za Satani, ngo twari mu mibabaro. Nyamara isuzumye neza, hari imibabaro urimo. Uzi imibabaro yo kutabyara, uzi ikigeragezo cyo kutabyara bagucunaguza, uzi ikigeragezo ndetse yo gucunaguzwa n'umugabo, ugacunaguzwa na nyoko bukwe cyangwa se so bukwe. Uzi uwo mubabaro, cyangwa data bukwe, uzi uwo mubabaro. Uzi icyo kigeragezo. Uyu munsi wa none Yesu Kristo nahagarike mu izina rya Yesu, kuko abiremye nonaha. Avuze ngo hari umubabaro Yesu arangije, hari agahinda arangije, hatanze icyerekezo, yubatse urwo rugo ndetse akuyeho. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu aje kukuburanira. Yesu aje gutwika ibyo bikurwanya. Yesu atanze ihumure ku buzima bwawe. Yesu yongera iminsi yo kubaho. Abari bavuze ngo ntabwo ushobora kumara ndetse n'icyumweru, Yesu yongereye imyaka. Nikavuze nonaha hari imyaka yongereye. Akira kurama, niko Yesu avuze muri aka kanya. Akira guhindurirwa amateka, akira kwagurirwa imbago, akira ndetse we wari wabuze ay'ubukode, akira kwishyurirwa inzu n'Imana. We ndetse byari byacanze, ni wakire. Wowe uhora kwa muganga, Yesu aravuze ngo nonaha aremye, nonaha mirimo ikomeye, aremye nonaha ibitangaza, arishyuye. Yesu aravuze ngo uyu munsi hari ibyo aremye. Mvugira ngo amen. Muririmbyi yaravuze ngo ni nziza, yangiriye neza mutima wanjye, ngo himbaza iyo Mana. Ugiye guhimbaza Imana nawe. Mama nawe ugiye guseka. Umva wa mugabo we nawe ugiye guseka. Wa musore we nawe ugiye guseka. We wari warananiwe n'urushako. Yesu ashimwe cyane. Yesu amanutse kubaka urugo. Wowe byari byaranze. Yesu avuze nonaha ko hari ibitera senye. Aravuze ngo nubeho. Hari abaroza ahagaritse, hari intambara ahagaritse, hari ibigerageza kuyeho, hari ndetse ibiteye ubwoba, ndetse atesheje agaciro. Wowe wari warabuze ndetse urubyaro. Yesu aravuze ngo akira kubyara mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Zamura Kristo icyubahiro, kubera ko ndetse ari mu ruhande rwawe kandi akomeje kubana nawe. Imana ihimbazwe cyane. Imana ihimbazwe cyane. Wowe uri mu mahanga byacanze, wowe inyatsi yabase, wowe uri mu mahanga byacanze. Yesu aravuze ngo nona ajya ari ubutabaza amanuye. Wowe uri mu Burayi, Yesu aravuze ngo nona ndetse wari warabuze ndetse ubwenegihugu, aravuze ngo niwakire ubwenegihugu kubera karabutanze. Imana ishimwe cyane. Rambwiye ngo hari amateka ahinduye ku buzima bwawe.
ni wakira ibyiringiro, we wari warabuze ibyiringiro. Yesu uyu munsi wa none amanuye ikintu cyitwa ibyiringiro ku buzima bwawe. Yesu uyu munsi wa none arongeye ndetse aremye iby'umumaro. Reka dusome ijambo ry'Imana, dufatanye dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesuwa ibice 14, dusoma umurongo waho wa 11, twumva icyo Uwiteka avugana natwe, hanyuma twirekereraho ntidutinda. Amen. Reka dusubiremo. Ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho, uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba, ntabara ngatabarukana n'ubu niko zikiri. Amen. Ni muri Joshua. Imana ihimbazwe. Dusomye ijambo ry'Imana. Komeza gusoma uyu murongo wumva inkuru z'umugabo bita Kalebu na Joshua. Uyu Kalebu yari ari kubwira uwitwa Yesuwa kashaka gakondo ye. Hari gakondo yawe umuriganya yatwaye cyangwa se ariganyije. Hari gakondo yawe ndetse umwanzi yafatiriye. Hari gakondo yawe ndetse abadayimoni bari kurwanya. Hari gakondo yawe ndetse Uwiteka Imana yavuganye nawe muri uyu mujyi wa Kigali. Hari gakondo yawe Yesu Kristo yavuganye nawe mu bihugu by'abanyamahanga, yaba ku mugabane wa Afurika, yaba ku mugabane wa Burayi, yaba ku mugabane wa Amerika, yaba ku mugabane wa Aziya. Hari icyo Imana yakuvuzeho. Hari visa yawe ndetse umwanzi yariganyije. Mvugira ngo amen. Hari icyerekezo cyawe cy'umugisha umwanzi yariganyije. Hari ubucuruzi cyangwa business ya umwanzi yariganyije. Wowe uri muri kureba ukabona ntibishoboka. Wowe udukurikiranye uri kuvuga ngo none ndazibamba nzerekeza he. Wowe uri kuvuga ngo ibyanjye birarangiye. Yesu ashimwe cyane. Umva ijambo ry'Imana riko ritubwiye. Riratubwiye ngo imbaraga yari afite agifite imyaka 45, n'uyu munsi amaze kugira 80. Haleluya. Izo mbaraga ziracyahari naho zagiye. Uyu ni umugabo Kalebu. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ngo rero nkeneye gakondo yanjye. Ukurikiranye uri muri Amerika, wadukurikiranye ndetse uri muri Australia, wadukurikiranye uri Belgique, wadukurikiranye uri mu Bufaransa, wadukurikiranye uri ku mugabane wa Aziya, yaba mu Bihinde. Ndagira ngo mubwire ngo hari gakondo, cyaje uri ku gicaniro, cyaje uri ku gikumba, cyaje uri kuri karago. Hari gakondo Imana yasezeranye nawe. Uyu muriganya wikemera akayiriganya, uyu mwanzi wikemera akayirwanya ngo ayigereho. Ongera usingire amasezerano yawe, ubwire Imana ngo Mana ndongera ndibutse topenema zode binifo zone kota yangaya. Nduva Imana ndafashijwe. Mana ishimwe topenema ngaya zone tayasiri ndafashijwe. Oya ndumva hari ibindi byiringiro. Wongera ubwire uwo mwanzi ngo nakwishime hejuru. Ibyo byangombwa abuze, iyo dosiye yawe baryanishije ndetse bituma utabasha kwakira no gusingira. Uyu munsi gira ibyo usingira, gira ibyo ufata. Uyu munsi gira ibyo ufata mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Mvugira ngo amen. Imana idufashe cyane. Bene data enezonema.
hari gakondo yawe. Iyo gakondo niyongera igaruke mu biganza byawe. Ubwira Satani ngo shinyishima hejuru, ubwira iyo miryango ngo mwonyishima hejuru. Hari cyo navuganye n'Uwiteka i Kadeshi Baruneya, hahandi kuri cya gikumba, hahandi ndi mu cyaro. Hari cyo navuganye n'Imana, wa mwanzi we winyishima hejuru, ndi nyuma Satani kubera ko hari gakondo yanjye. Umva, ni uri kubyumva neza ariko uri kumviye Imana. Wavuganye n'Imana, Imana iri mu ijuru ivugana nawe ibikomeye, ivugana nawe imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi wa none umwanzi ari kurwanya gakondo yawe, agashaka kugushyira hasi, ariko nonaha wongera ugira icyizere, umubwire ngo ibuka. Uwiteka yavuganye natwe, Uwiteka yavuganye nanjye, ndi Kadeshi Baruneya. None uyu munsi wa none ezonema nje kureba gakondo yanjye. Haleluya! Uyu muriganya napfe ku buzima bwawe, uyu dayimoni napfe urwanya gakondo. Uwiteka yakutepifo zeneta yasiri yavuganye nawe. Zamura Kristo icyubahiro bene data, zamurira Imana icyubahiro, ongera uzamurira Imana icyubahiro. Hari ibyo Imana yakoze, hari gakondo Imana ishaka kongera kurema muri wowe. Dore ibyawe barimo bashaka kubiteza cyamunara, ariko hari icyo Imana yabivuzeho. Hari enema, hari gakondo. Yewe wowe ufite ubwoba, we byacanze, uri kuvuga ngo birarangiye, barasohoye. Hoya, hari gakondo, hari gakondo yawe. Ntabwo bakujyana kuko hari gakondo yawe. Hari gakondo yawe wavuga ngo birarangiye, visa yanjye irarangiye, mbese biragenda gute? Eno palasir topi fodra. Imana ahugije kuguha ubwene gihugu, witerwa ubwoba n'umwanzi, kuko hari gakondo Imana yakuvuzeho. Hari ibyo Imana yavuze uyu munsi, ndetse niwitegure gusingira uyu munsi, uyu mwaka niwitegure gusingira, ndetse amakuba n'intambara bivuye imbere yawe, kuko Imana yibutse icyo yavuganye nawe. Itubwiye mu ijambo nonaha, iratubwira ngo hari icyo yavuganye nawe Kadeshi Baruneya. Hari icyo Imana yavuganye nawe Kadeshi Baruneya. Hari icyo Imana yavuganye nawe Kadeshi Baruneya. Wambere Imana icyubahiro, ariko yewe haleluya, bere Imana icyubahiro kubera ko hari icyo Imana yavuganye nawe Kadeshi Baruneya. Uyu munsi niwitegure gusingira, we wari wihebye, we byari byacanze, wowe amarira yarabanye menshi, wowe utasinziraga, wowe utaryamaga, wowe ibyangombwa byawe byari byarapfundikiwe, we wabuze itiki ndetse ryo gusubira, ndetse ugomba kujya. Uyu munsi bwira Satani ngumva winyishima hejuru, hari icyo navuganye n'Uwiteka i Kadeshi Baruneya. Uwiteka kukaje kurambura amaboko, aje kukuramburira amaboko Yesu, aje kukuramburira amaboko Yesu. Hari imirimo aje gukora, hari umuntu topene mangaya zone topefo ene sharadraya ene zone kutayangaya edona isile lele mongowa topinifo. Yesu hari ubutabaza azanye, Yesu hari ubutabaza azanye, Yesu hari amateka aje guhindura, Yesu hari imirimo aje gukora, Yesu hari ibyo aje gutatanya. Ubwo burwayi buje guhagarara, buragaze mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo burwayi burahagase, none ahubwo burwayi burahagase, none ubwo burwayi burahagase, none ubwo burwayi burahagase. Dayimoni rekura ndagutwika, dayimoni rekura ndagusenya, ndagushwanyaguza. Soka mu kiziba cy'inda, soka mu kiziba cy'inda cy'umumama, soka dayimoni, vumuro w'Imana, ndagutwika, ndagusenya, ndakurimbura mu izina rya Yesu. Sohoka wa muruzi we, soka mu rugo rwagasha rw'uyu mugabo. Dayimoni ndagutwika, dayimoni ndagusenya. Vumuro w'Imana, vumuro w'Imana, vumuro w'Imana, vumuro w'Imana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Zina rifite imbaraga, ihumure ry'Uwiteka rirakumanukiye. Humura kuko Uwiteka Imana nuko ugiye kumushima, ugiye kuvuga gukomera kw'Imana, ugiye kuvuga imirimo y'Imana, ugiye kuvuga umugambi w'Imana, ugiye kuvuga ineza y'Imana, ugiye kuvuga ibyo Imana ikoze, ugiye kuvuga ndetse ugiye kongera gutambagizwa. Hari ibyawe Yesu aje kugusubiza kubera ko Uwiteka Imana yibutse icyo mwavuganye Kadeshi Baruneya.
Yesu ahimbazwe cyane. Zamura Kristo icyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Fata ku kibazo cyawe. Fata ku kibazo cyawe. Fata ku kibazo cyawe. Fata ku kibazo cyawe. Fata ku burwayi bwawe. Fata ku bukode bwawe. Topenefo ezedra. Fata kuri ubwo bukode bwawe. Fata kuri icyo kigeragezo. Fata kuri uwo mugabo wakunaniye. Fata kuri uwo mukobwa wakunaniye. Fata kuri abo bana bakunaniye. Bafateho. Fata buri wese nafate ku kibazo afite. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Imana ihimbazwe. Imana ishyirwe hejuru. Ni wizera gusa urabona ibitangaza by'Imana. Wireba nje uri kubivuga umva ndetse icy'umwuka abwira amatorero. Ni wizera gusa urabona gukomera kw'Imana. Ni wizera gusa urabona ihumure ry'Uwiteka. Ni wizera gusa urabona gukora kw'Imana ishobora byose. Tujye gusenga Imana. Mwisi no mwijuru uri mugari. Mwisi no mwijuru uri muremure. Mwisi no mwijuru urahambaye. Genda ku bantu bari muri Amerika. Genda ku bantu ndetse bari mu Rwanda. Genda ku bantu bari mu mahanga muri Canada. Genda ku bantu ndetse bari mu Bufaransa. Genda ku bantu bari muri Australia. Ugende ku bantu bari muri Belgique. Ugenda ku bantu ndetse bari muri Norvege. Ugenda mu bantu ndetse Kristo mwiza bari mu bihugu bya Aziya. Yewe Yesu we ugenda mu bantu bawe bafite ibibazo, bafite intambara, abo byacanze iyi mitwe ijyakira, ibashe gukira, barwaye kansa, barwaye indwara zananiranye. Umanuka ubakize bari mu bitaro, abagiye kubagwa kubwo ibibyimba, abagiye kubagwa kubwo kanseri. Mwami w'amahoro, manuka ukize abana bawe, abamugaye. Mwami Imana ubegere, ucungira umutekano abantu bawe. Buri wese ikibazo afite gisubizwe nawe, ndetse Kristo mwiza icy'ubukode ugisubize. Mwami w'amahoro, buri wese gakondo ye yongera yisingire. Urakoze, ndakubakiye, ndagushimye kubw'imirimo ikomeye ukoze. Ni mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibishimire. Imana akomeze ibagirire neza. Turi kumwe. Shalom shalom. Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mvuga ngo shalom shalom. Tunejejwe n'Imana muri aka kanya keza Yesu aduhaye ko kugira ngo tubane muri aya masaha, twongere tuganire ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Aka kanya rero ndagira ngo tubanze dufatanye dusenga Imana, hanyuma niturangiza twinjire mu mwanya wo kuganira na nyiri jambo cyangwa se n'ijambo ry'Imana. Urakoze Mwami Yesu, turakubashye kuko urakiranuka, uri umukozi w'umuhanga kuko urebereye maso abantu bawe bagutegereje. Izina ryawe nirihimbazwe kandi izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turi munsi y'intebe y'ibirenge byawe aya masaha, ducishwe bugufi nawe kugira ngo ushyirwe hejuru kuko uri Umwami mwiza, kuko uri Imana ivuga ndetse bikaba yateka bigakomera. Aka kanya tunejejwe nawe utugiriye icyizere tukagaragara kuri iyi channel yitwa Umuhamya ni Yesu TV. Rero ngwino ubane natwe duhamirize wowe kubw'imbaraga zawe, maze Mwuka wera w'Imana atugote tuvuge ibiguturutseho. Ntabari twe ahubwo abari wowe, izina rya rihabwe icyubahiro, kuko ijambo riravuga ngo nitubeho tukabaho kubera ko ari wowe ndetse Kristo mwiza ubu bivuze. Aya masaha nyakubaha Imana ndaguhamagaye, ngwino udutsindishirize kandi utuneshereze. Imbaraga z'ijuru zimanuke zibane natwe dobinima zonetaya ebifo, maze Mwuka wera w'Imana atuzenguruke ndetse atwegere cyane ezone minitaya, ndetse ufatemira imbaraga z'ikuzimu, ugira ibyo utwika, ugira ibyo usenya ndetse ugira ibyo ukongora, maze buri muntu wese Kristo mwiza abone ineza yawe, abari barushe bose babone gutabarwa n'Imana, babone Imana ikiranuka kandi ukora imirimo n'ibitangaza. Ngwino tuyobore ku Muhamya ni Yesu, tuvugishijwe nawe
utwigaragarize kandi habe kwihimbaza ahubwo hahimbazwe izina ryawe, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Dushimye Imana itwemereye muri aka kanya tukongera tukabana, tuvuga gukomera kw'Imana cyangwa se tuvuga ibyo umwami wacu Yesu Kristo ashaka kuri twe. Izina ry'Imana nirihimbazwe kandi nirishyirwe hejuru cyane iminsi yose. Reka dufate ijambo ry'Imana riri mu ndirimbo zo gushimisha, indirimbo ya 20 hafi aho ngaho na 5, 27. Bene data turirimbane uyu muririmbyi twumve icyo Yesu avugana natwe. Kuvugana n'Imana si uko umuntu aba yahanuye ndetse atitira ajya mu ndimi, hoya, ahubwo benshi bavugana n'Imana mu buryo butandukanye. Reka twumve icyo umwuka atuvugaho cyangwa se abwira amatorero. Reka turirimbe uyu muririmbyi Imana ishimwe. Mutabazi wacu Yesu, twese tuguhimbaze, ni wowe wadupfiriye Yesu mwana w'intama. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Twari imbohe za Satani, twari mu mibabaro, yatubohesheje ingoyi, Yesu aratubohora. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kiwe n'icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Tuguhe imibiri yacu n'imitima n'ubwenge, kandi ibyo dufite byose bibi byawe mukiza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kiwe n'icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Tukwijeje cyane cyane nuko ushobora rwose kuturinda no kutwoza ibyo twagucumuyeho. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kiwe n'icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kiwe n'icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Zamura Imana icyubahiro aho uri hose. Uyu munsi cyangwa aka kanya turirimbye, muririmbye aratubwiye ngo mutabazi wanjye Yesu. Mutabazi wande wawe Yesu.
Yesu ashimwe cyane. Ngo twe twari imbohe za Satani, twari mu mibabaro. Ngo Yesu arangije ngo aratubohora, ngo atubohora ingoyi. Hari ingoyi zari zikuboshye, hari ibigeragezo bikuboshye, hari intambara zikuboshye, ariko Yesu uyu munsi akura izo ntambara ku buzima bwawe. Hari ibitero bya Satani biri kurwanya ubuzima bwawe, hari imbaraga zigutwaza igitugu, ariko uyu munsi Yesu akureho izo mbaraga zigutwaza igitugu. Yesu ahimbazwe cyane. Hari ibiteye ubwoba biri ku buzima bwawe, ariko uyu munsi Yesu Kristo akura ibiteye ubwoba ku buzima bwawe. Muririmbyi aratubwiye ngo twari imbohe za Satani, ngo twari mu mibabaro. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo twari twaraboheshejwe ingoyi, ngo Yesu aratubohora. Hari ingoyi zari zarakuboshe, zari zaraboshe ubuzima bwawe. Haleluya. Dozene minitaye. Hari karande zari zaraboshe ubuzima bwawe, cyangwa se hari karande ziboshe ubuzima bwawe. Zota pifo enekutari. Ariko uyu munsi Yesu aravuze ngo izo karande nizihagarare. Uyu munsi Yesu aravuze ngo izo karande nizirangire. Uyu munsi Yesu aravuze ngo izo karande niziteshwe agaciro. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe kubw'aka kanya keza Yesu Kristo aduhaye. Yesu akugirire neza. Yesu uyu munsi aravuze ngo izo karande zari zikuboshe nizishwanyagurike. Ubwo buzima bubi niburangire. Uko kutabona icyerekezo nibirangire. Uko kudashaka nibirangire. Uko kutabona urubyaro nonaha nibihagarare. Topinima zone menifo bihagarare. Izo ndwara zakubase uhereye uyu munsi nizihagarare. Ibyo bitero byakurwanyije Yesu avuze ngo nonaha ngo nibihagarare. Yesu ashimwe cyane. Ngo twari imbohe za Satani, ngo twari mu mibabaro. Yewe mama, hari imibabaro urimo. Yewe muko, hari imibabaro urimo. Haleluya. Wa mugabo, hari imibabaro urimo. Birashoboka ko ari imibabaro y'urushako, birashoboka ko ari imibabaro ndetse yo kudashaka, birashoboka ko ari imibabaro yo kutabyara. Ariko uyu munsi Yesu aravuze iyo mibabaro nirangire. Mvugira ngo amen. Birashoboka ko ari imibabaro y'inzara, ariko uyu munsi Yesu aravuze ngo iyo nzara nirangire. Haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Wamereye Imana icyubahiro ko ari byo Yesu aje kurangiza. Wamereye Imana icyubahiro ko ari amateka Yesu aje kurangiza ku buzima bwawe. Hari intambara aje kurwana, hari ibitero aje gusenya. Yesu aje kwihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Imana ihimbazwe cyane. Ngo nuko Yesu atubohora ingoyi. Hari ingoyi Yesu aje kukubohora. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana ihimbazwe kuko Yesu Kristo hari ingoyi yaje kubohora ubuzima bwawe muri aka kanya. Imana ihimbazwe ko hari ibiteye ubwoba Yesu aje kurangiza, nawe akakuremera amateka, nawe akagukura ku musozi. Umva wa musore, hari umusozi w'igisuzuguro wari uriho. Wa mugabo, hari umusozi w'igisuzuguro wari uriho. Hari umusozi w'ubukene, hari umusozi wo kutabona akazi, hari umusore wo kwiga ndetse warangiza ukabura ubwenge. Yesu aravuze ngo uwo musozi nuriduke. Yesu aravuze ngo uwo musozi nushwanyagurike. Wa musozi we wiyita iki ku mugaragu wawe, ku mugaragu wanjye? Wa musozi we wiyita iki ku mugaragu w'Imana? Uyu munsi Yesu aje kukubohora.
Yesu azanye fiance ku buzima bwawe. Uyu munsi Yesu hari iminyururu acagaguye. Iminyururu yari kuboshe, na wundi wugiraga indwara buri munsi ni kanaka, ariko nonaha Yesu aravuze ngo arabirangije, asize iherezo. Ibyari bikuboshe Yesu abikuyeho, ibyari bikuremereye Yesu atesheje agaciro. Topinima zodaminifo. Imana ishimwe. Yesu akuyeho ibyo bigeragezo, akuyeho ibyo byaha ku buzima bwawe. Twaririmbye indirimbo iratubwira ngo twari imbohe za Satani, ngo twari mu mibabaro. Nyamara isuzumye neza, hari imibabaro urimo. Uzi imibabaro yo kutabyara, uzi ikigeragezo cyo kutabyara bagucunaguza, uzi ikigeragezo ndetse yo gucunaguzwa n'umugabo ugacunaguzwa na nyoko bukwe cyangwa se so bukwe. Uzi uwo mubabaro, cyangwa data bukwe, uzi uwo mubabaro. Uzi icyo kigeragezo. Uyu munsi wa none Yesu Kristo nahagarike mu izina rya Yesu, kuko abiremye nonaha avuze ngo hari umubabaro Yesu arangije, hari agahinda arangije, hatanze icyerekezo, yubatse urwo rugo ndetse akuyeho. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu aje kukuburanira. Yesu aje gutwika ibyo bikurwanya. Yesu atanze ihumure ku buzima bwawe. Yesu yongera iminsi yo kubaho. Abari bavuze ngo ntabwo ushobora kumara ndetse n'icyumweru, Yesu yongereye imyaka. Nikavuze nonaha hari imyaka yongereye, akira kurama. Niko Yesu avuze muri aka kanya, akira guhindurirwa amateka, akira kwagurirwa imbago, akira ndetse we wari wabuza y'ubukode, akira kwishyurirwa inzu n'Imana. We ndetse byari byacanze, ni wakire wowe uhora kwa muganga. Yesu aravuze ngo nonaha aremye, nonaha mirimo ikomeye, aremye nonaha ibitangaza, arishyuye. Yesu aravuze ngo uyu munsi hari ibyo aremye. Mvugira ngo amen. Muririmbyi yaravuze ngo ni nziza, yangiriye neza mutima wanjye, ngo himbaza iyo Mana. Ugiye guhimbaza Imana nawe. Mama nawe ugiye guseka. Umva wa mugabo we nawe ugiye guseka. Wa musore we nawe ugiye guseka. We wari warananiwe n'urushako. Yesu ashimwe cyane. Yesu amanutse kubaka urugo. Wowe byari byaranze. Yesu avuze nonaha ko hari ibitera senye. Aravuze ngo nubeho. Hari abaroza ahagaritse, hari intambara ahagaritse, hari ibigerageza kuyeho, hari ndetse ibiteye ubwoba, ndetse atesheje agaciro. Wowe wari warabuze ndetse urubyaro. Yesu aravuze ngo akira kubyara mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Zamura Kristo icyubahiro, kubera ko ndetse ari mu ruhande rwawe kandi akomeje kubana nawe. Imana ihimbazwe cyane. Imana ihimbazwe cyane. Wowe uri mu mahanga byacanze, wowe inyatsi yabase, wowe uri mu mahanga byacanze. Yesu aravuze ngo nona ajya ari ubutabazi amanuye. Wowe uri mu Burayi, Yesu aravuze ngo nona ndetse wari warabuze ndetse ubwenegihugu, aravuze ngo niwakire ubwenegihugu kubera ko arabutanze. Imana ishimwe cyane. Rambwiye ngo hari amateka ahinduye ku buzima bwawe. Niwakira ibyiringiro, we wari warabuze ibyiringiro. Yesu uyu munsi wa none amanuye ikintu cyitwa ibyiringiro ku buzima bwawe. Yesu uyu munsi wa none arongeye ndetse aremye iby'umumaro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dufatanye dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesuwa. Yesuwa ibice 14. Dusome umurongo waho wa 11. Twumva icyo Uwiteka avugana natwe, hanyuma twirekereraho ntidutinda.
ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabaruka na n'ubu niko zikiri. Amen. Reka dusubiremo. Ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabarukana n'ubu niko zikiri. Amen. Ni muri Joshua. Imana ihimbazwe. Dusomye ijambo ry'Imana. Komeza gusoma uyu murongo wumva inkuru z'umugabo bita Kalebu na Joshua. Uyu Kalebu yari ari kubwira uwitwa Yesu akashaka gakondo ye. Hari gakondo yawe umuriganya yatwaye cyangwa se ariganyije. Hari gakondo yawe ndetse umwanzi yafatiriye. Hari gakondo yawe ndetse abadayimoni bari kurwanya. Hari gakondo yawe ndetse Uwiteka Imana yavuganye nawe muri uyu mujyi wa Kigali. Hari gakondo yawe Yesu Kristo yavuganye nawe mu bihugu by'abanyamahanga, yaba ku mugabane wa Afurika, yaba ku mugabane wa Burayi, yaba ku mugabane wa Amerika, yaba ku mugabane wa Aziya. Hari icyo Imana yakuvuzeho. Hari visa yawe ndetse umwanzi yariganyije. Mvugira ngo amen. Hari icyerekezo cyawe cy'umugisha umwanzi yariganyije. Hari ubucuruzi cyangwa bizinesi ya umwanzi yariganyije. Wowe uri muri kureba ukabona ntibishoboka. Wowe udukurikiranye uri kuvuga ngo none ndazibamba nzerekeza he. Wowe uri kuvuga ngo ibyanjye birarangiye. Yesu ashimwe cyane. Umva ijambo ry'Imana uko ritubwiye. Riratubwiye ngo imbaraga yari afite agifite imyaka 45 n'uyu munsi amaze kugira 80. Haleluya. Izo mbaraga ziracyahari nabo zagiye. Uyu ni umugabo Kalebu. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ngo rero nkeneye gakondo yanjye. Bwira umwanzi ngo nakwishime hejuru kubera ko ari gakondo Yesu Kristo yagusezeranyije. Ugomba gufata akakanya. Hari ibyo ugomba gusingira. Hari revo Yesu agomba kukuzamuraho. Hari ikirere Yesu agomba kugushyiramo, yaba mu buryo bw'umwuka yaba no mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Mana ishimwe. Etopifo enedra. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo uyu munsi ubwire Satani ngo yinyishima hejuru kuko hari gakondo yanjye Uwiteka yavuganye nanjye. Tukiri mu butayu, tukiri Kadeshi Baruneya. Yo topifo ezetabinima sone kutayasire. Hari gakondo Yesu yavuganye nawe ukiri Kadeshi Baruneya, ukiri kuri cya gikumba. Haleluya. Zotaya sire ukiri kuri cya gicaniro. Hari gakondo Yesu yavuganye nawe. Izo mbaraga, iyo gakondo Yesu yavuze ku buzima bwawe n'uyu munsi iracyahari. Wamereye Imana icyubahiro. Hari gakondo Imana yavuganye nawe. Wowe udukurikiranye uri muri Amerika, wowe udukurikiranye
ndetse uri muri Australia, udukurikiranye uri Belgique, wadukurikiranye uri mu Bufaransa, wadukurikiranye uri ku mugane wa Aziya, yaba mu Bihinde, ndagira ngo mubwire ngo hari gakondo, cyaje uri ku gicaniro, cyaje uri ku gikumba, cyaje uri kuri karago, hari gakondo Imana yasezeranye nawe. Uyu muriganya wikemera akayiriganya, uyu mwanzi wikemera akayirwanya ngo ayigereho. Ongera usingire amasezerano yawe, ubwire Imana ngo Mana ndongera ndibutse topenema zode binifo zone kota yangaya. Nduva Imana, ndafashijwe. Mana ishimwe topenema ngaya zone tayasiri, ndafashijwe. Oya ndumva hari ibindi byiringiro. Ongera ubwire uwo mwanzi ngo nakwishime hejuru, ibyo byangombwa abuze, iyo dosiye yawe baryanishije, ndetse bituma utabasha kwakira no gusingira. Uyu munsi gira ibyo usingira, gira ibyo ufata. Uyu munsi gira ibyo ufata mu izina rya Yesu. Mana idufashe cyane, mvugira ngo amen. Mana idufashe cyane. Bene data enezonema, hari gakondo yawe, iyo gakondo niyongera igaruke mu biganza byawe. Ubwire Satani ngo shinyishima hejuru, ubwire iyo miryango ngo munyishima hejuru. Hari cyo navuganye n'Uwiteka ikadeshi baruneya, hahandi kuri cya gikumba, hahandi ndi mu cyaro, hari cyo navuganye n'Imana, wa mwanzi we winyishima hejuru, ndi nyuma Satani, kubera ko hari gakondo yanjye. Umva, ni uri kubyumva neza, ariko uri kumva Imana. Wavuganye n'Imana, Imana iri mu ijuru ivugana nawe ibikomeye, ivugana nawe imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi wa none umwanzi ari kurwanya gakondo yawe, agashaka kugushyira hasi, ariko nonaha wongera ugira icyizere, umubwire ngo ibuka. Uwiteka yavuganye natwe, Uwiteka yavuganye nanjye, ndi Kadeshi Baruneya. None uyu munsi wa none ezonema nje kureba gakondo yanjye. Haleluya. Uyu muriganya napfe ku buzima bwawe, uyu dayimoni napfe urwanya gakondo. Uwiteka yakutepifo zenetayasiri yavuganye nawe. Zamura Kristo icyubahiro bene data, zamurira Imana icyubahiro, ongera uzamurira Imana icyubahiro. Hari ibyo Imana yakoze, hari gakondo Imana ishaka kongera kurema muri wowe. Dore ibyawe barimo bashaka kubiteza cyamunara, ariko hari icyo Imana yabivuzeho. Hari enema, hari gakondo. Yewe wowe ufite ubwoba, we byacanze, uri kuvuga ngo birarangiye, barasohoye. Hoya, hari gakondo, hari gakondo yawe. Ntabwo bakujyana kuko hari gakondo yawe. Hari gakondo yawe wavuga ngo birarangiye, visa yanjye irarangiye, mbese biragenda gute? Eno palasir topi fodrai. Imana ahubwije kuguha ubwene gihugu, witerwa ubwoba n'umwanzi, kuko hari gakondo Imana yakuvuzeho. Hari ibyo Imana yavuze uyu munsi, ndetse niwitegure gusingira uyu munsi, uyu mwaka niwitegure gusingira, ndetse amakuba n'intambara bivuye imbere yawe, kuko Imana yibutse icyo yavuganye nawe, itubwiye mu ijambo. Nonaha iratubwira ngo hari icyo yavuganye nawe Kadeshi Baruneya. Hari icyo Imana yavuganye nawe Kadeshi Baruneya. Hari icyo Imana yavuganye nawe Kadeshi Baruneya. Wambere Imana icyubahiro, ariko yewe haleluya, bera Imana icyubahiro, kubera ko hari icyo Imana yavuganye nawe Kadeshi Baruneya. Uyu munsi niwitegure gusingira, we wari wihebye, we byari byacanze, wowe amarira yarabanye menshi, wowe utasinziraga, wowe utaryamaga, wowe ibyangombwa byawe byari byarapfundikiwe, we wabuze itiki ndetse ryo gusubira, ndetse ugomba kujya. Uyu munsi bwira Satani ngumva winyishima hejuru, hari icyo navuganye n'Uwiteka Kadeshi Baruneya. Uwiteka kukaje kurambura amaboko, aje kukuramburira amaboko Yesu, aje kukuramburira amaboko Yesu. Hari imirimo aje gukora, hari umuntu topene mangaya zone topefo ene sharadraya ene zone kutayangaya edonaisil lele mongwa
topinifo. Yesu hari ubutabaza azanye. Yesu hari ubutabaza azanye. Yesu hari amateka aje guhindura. Yesu hari imirimo aje gukora. Yesu hari ibyo aje gutatanya. Ubwo burwayi buje guhagarara burahagaze mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo burwayi burahagaze. None ubwo burwayi burahagaze. None ubwo burwayi burahagaze. None ubwo burwayi burahagaze. Dayimoni rekura ndagutwika. Dayimoni rekura ndagusenya. Ndagushwanyaguza. Soka mu kiziba cy'inda. Soka mu kiziba cy'inda cy'umumama. Soka dayimoni. Vumuro w'Imana. Ndagutwika. Ndagusenya. Ndakurimbura mu izina rya Yesu. Sohoka wa muruzi we. Soka mu rugo rwagasha rw'uyu mugabo. Dayimoni ndagutwika. Dayimoni ndagusenya. Vumuro w'Imana. Vumuro w'Imana. Vumuro w'Imana. Vumuro w'Imana mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Zina rifite imbaraga. Ihumure ry'Uwiteka rirakumanukiye. Humura kuko Uwiteka Imana nuko ugiye kumushima. Ugiye kuvuga gukomera kw'Imana. Ugiye kuvuga imirimo y'Imana. Ugiye kuvuga umugambi w'Imana. Ugiye kuvuga ineza y'Imana. Ugiye kuvuga iby'Imana ikoze. Ugiye kuvuga ndetse ugiye kongera gutambagizwa. Hari ibyawe Yesu aje kugusubiza kubera ko Uwiteka Imana yibutse icyo mwavuganye Kadeshi Baruneya. Yesu ahimbazwe cyane. Zamura Kristo cyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Fata ku kibazo cyawe. Fata ku kibazo cyawe. Fata ku kibazo cyawe. Fata ku kibazo cyawe. Fata ku burwayi bwawe. Fata ku bukode bwawe. Topenefo ezedra. Fata kuri ubwo bukode bwawe. Fata kuri icyo kigeragezo. Fata kuri uwo mugabo wakunaniye. Fata kuri uwo mukobwa wakunaniye. Fata kuri abo bana bakunaniye. Bafateho. Fata buri wese nafate ku kibazo afite. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Imana ihimbazwe. Imana ishyirwe hejuru. Ni wizera gusa urabona ibitangaza by'Imana. Wireba nje uri kubivuga umva ndetse icy'umwuka bwira amatorero. Ni wizera gusa urabona gukomera kw'Imana. Ni wizera gusa urabona ihumure ry'Uwiteka. Ni wizera gusa urabona gukora kw'Imana ishobora byose. Tujye gusenga Imana. Mwisi no mwijuru uri mugari. Mwisi no mwijuru uri muremure. Mwisi no mwijuru urahambaye. Genda ku bantu bari muri Amerika. Genda ku bantu ndetse bari mu Rwanda. Genda ku bantu bari mu mahanga muri Canada. Genda ku bantu ndetse bari ndetse mu Bufaransa. Genda ku bantu bari muri Australia. Ugende ku bantu bari muri Belgique. Ugenda ku bantu ndetse bari ndetse muri Norvege. Ugenda mu bantu ndetse Kristo mwiza bari mu bihugu bya Aziya. Yewe Yesu we ugenda mu bantu bawe bafite ibibazo, bafite intambara, abo byacanze iyi mitwe ijakira ibashe gukira, barwaye kansa, barwaye indwara zananiranye. Umanuka ubakize bari mu bitaro, abagiye kubagwa kubwo ibibyimba, abagiye kubagwa kubwo kanseri. Mwami w'amahoro manuka ukize abana bawe abamugaye. Mwami Imana ubegere ucungira umutekano abantu bawe. Buri wese ikibazo afite gisubizwe nawe ndetse Kristo mwiza icy'ubukode ugisubize. Mwami w'amahoro buri wese gakondoye yongera yisingire. Urakoze ndakubakiye ndagushimye kubwo imirimo ikomeye ukoze. Ni mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibishimire. Imana akomeze ibagirire neza. Turi kumwe. Shalom shalom.